mu gihe umwuka utari mwiza ukomeje gututumba hagati y'ibiturika bya Iran, Amerika na Israel. Kugeza ubu umutingito w'ibiturika wabo ukomeje guhungabanya isoko ry'amavuta ku isi yose, by'umwihariko mu bihugu bya Afurika birimo u Rwanda, bitumiza hafi y'ibikomoka kuri peteroli byose hanze, ndetse iri guhungabanya ifaranga rya Afurika binyuze mu ihenda rya lisansi n'ibiribwa ku masoko mpuzamahanga. Ariko nubwo tuvuga ibi byose, hano tugiye kugaruka neza ku ngaruka 8 zikomeye ziri kujegeza ubukungu bw'ibihugu bya Afurika, ziri guterwa n'intambara z'ibihangange by'abahaza amagara mu guturitsanya, maze bigateza ibibazo bikomeye mu mibereho y'abaturage ku isi. Kuko iyi ntambara ifite ubushobozi bwo kudindiza abaturage ku buryo bugaragara mu gihe idahagaze vuba byihuse. Icyo usabwa hano we ni kimwe: umva iki cyegeranyo neza witonze kugeza ku musozo wacyo, kugira ngo usobanukirwe neza idonida akantu ku kandi. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Ingaruka ya mbere izabaho ni izamuka rikabije ry'ibiciro bya peteroli ku isi, by'umwihariko hano muri Afurika. Iyi ntambara ikomeye iri hagati y'abayijanditsemo, Iran, Amerika ndetse na Israel, iri guhungabanya isoko ry'amavuta ku isi yose. Kuko Iran niyo ifite ubushobozi bwo gufunga inzira yitwa Strait of Hormuz, inyuramo hafi 20% by'amavuta na lisansi bikoreshwa ku isi. Niba rero iyi nzira ifunzwe cyangwa se ikagabanywaho umutekano, bituma amavuta abura ku masoko mpuzamahanga, bigatuma igiciro cya peteroli kizamuka mu buryo butunguranye cyane. Kuko ibihugu byinshi bya Afurika bitumiza amavuta yabo hanze, bihita bigerwaho n'ingaruka zikomeye kubera ko amavuta yishyurwa mu madolari. Rero iyi ntambara ituma iryo dolari ribura cyangwa se rigahenda aho rivunjishirizwa, bigatuma ibihugu bya Afurika bikoresha amafaranga menshi cyane kugira ngo bibone peteroli na essence bidahagije. Ibi bituma ubukungu bw'ibihugu bwakoreshwaga mu bitumizwa hanze byinjira mu gihugu buhungabana mu gihe gito cyane. Kuko urebye nk'ahani iwacu mu Rwanda, ingaruka zihita zigaragara ku masitasiyo acuruza essence na mazutu. Igabanuka ryabyo riterwa nuko ibicuruzwa bitinda kugera ku cyambu cyangwa se bikaza bihenze cyane. Iriya ntambara iri hagati ya Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iragira ingaruka ku bantu bose ku isi, ndetse by'umwihariko no ku bihugu byacu byo muri Afurika ndetse n'u Rwanda. Hari uburyo bwinshi izo ngaruka zigaragara, kandi hakabaho n'ingamba zo kwitegura ndetse no guhangana nazo. Rero bituma ba nyiri sitasiyo bazamura ibiciro ku buryo bukabije, kandi iyo igiciro cyazamutse kuri sitasiyo biba bivuze ko buri muntu wese ukoresha imodoka z'abaturage, moto bitwara abagenzi cyangwa se imashini, ahita agwa mu gihombo cyangwa se akazamura ikiguzi cy'ibyo akora. Iya kabiri, kugerwaho n'ingaruka z'ubwikorezi ku biciro by'ibiribwa. Iyi ntambara ifite ingaruka zikomeye ku giciro cy'ibiribwa n'ibindi bicuruzwa muri Afurika, by'umwihariko mu Rwanda. Ibicuruzwa biva kure nko ku mipaka ya Mombasa cyangwa se Dar es Salaam muri Tanzania, cyangwa se mu ntara, byose biterwa n'ubwikorezi. N'amakamyo azana ibicuruzwa akoresha mazutu cyangwa essence ihenze, bizatuma abacuruzi bahita bazamura ibiciro kugira ngo bishyure ikiguzi cy'ubwikorezi bakoresheje, transport cost. Ibi bituma ibicuruzwa by'ibanze nk'ibirayi, umuceri n'ifu bigera ku masoko bihenze cyane kurusha uko byari bisanzwe. Ibi bizatuma umuturage usanzwe imibereho imugora, kuko amafaranga afite abatakigura ibyo yari asanzwe ahaha ku masoko asanzwe ahahiramo. Mbega muri Afurika hazabaho izamuka ry'ibiciro rishingiye ku bukungu bw'amavuta rigira ingaruka zihuse ku muturage usanzwe, kubera ko ibiciro by'ibishyimbo n'imboga uko bizamuka bitewe n'uko kuvana umusaruro mu cyaro bihenze, umuturage azasigara agura ibintu bike ku mafaranga menshi. Ibi bizatuma imibereho imugora, kuko amafaranga yahembwaga cyangwa se ayo yinjizaga batakigura icyo yajyana mu rugo, bigateza ubukene mu miryango itandukanye. Ndetse bikazana n'icyo bita inflation gap, cyangwa se izamuka ry'ibiciro rikabije ku masoko muri rusange, bigatuma n'ibicuruzwa bihenda, ndetse bikaba byanateza guta agaciro k'ifaranga ry'igihugu. Iya gatatu, nuko bizateza kuzamuka cyane ku giciro cya transport kiziyongera mu bihugu bya Afurika. Intambara iri hagati ya Iran, Amerika na Israel iri gutuma ibiciro bikomoka kuri peteroli bizamuka ku isi yose, ariko bikagira n'ingaruka zikubye inshuro nyinshi kuri Afurika, kubera ko ibihugu byinshi bya Afurika bitumiza amavuta hanze, kandi bikaba bifite inzira z'ubwikorezi zitoroshye. Iyo essence na mazutu bihenze, ikiguzi cy'ubwikorezi n'abantu n'ibintu gihita kijya hejuru mu buryo butunguranye cyane. Ibi bituma imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange n'izitwara imizigo ku mugabane wa Afurika zongera igiciro ku buryo bukabije kugira ngo zibashe gukomeza gukora. Izi ngaruka zigaragara cyane mu mijyi n'uturere twa Afurika, aho abakoresha amataxi na moto ari bo benshi. Mu Rwanda kubera ko moto na taxi arizo zikoresha essence ihenze, rero kuba iyi ntambara iri kuba, abamotari n'abashoferi b'amataxi bagabanya inyungu cyangwa se bakazamura igiciro cy'urugendo kenshi kugira ngo batagwa mu gihombo. Ibi bituma umugenzi usanzwe akoresha amafaranga menshi kuri transport kurusha iyo yakoreshaga, bigatuma guhahira urugo, kujya ku kazi cyangwa se gushaka imibereho bihenda cyane kurusha uko mbere byari bimeze. Abakozi bagenda n'imodoka rusange cyangwa se amataxi bajya ku kazi, ndetse n'abanyeshuri bajya ku mashuri mu bihugu bya Afurika nko mu Rwanda,
rero nibo bagerwaho n'izi ngaruka mu buryo bukomeye cyane. Iyo igiciro cya transport cyazamutse ariko imishahara n'ubushobozi bw'abaturage ntibizamuka bikaguma aho biri, bituma umuryango usigara wishyura transport gusa, ntibimusigire amafaranga yo kwizigama cyangwa se kwiteza imbere. Ibi biteza ihungabana rikomeye mu bukungu bw'ingo kuko amafaranga yinjira batakijyanye n'ikiguzi cy'ingendo za buri munsi zikenerwa mu buzima. Iya kane nuko amavuta ahenda n'izamuka ry'igiciro cy'amashanyarazi, energy crisis, kuko izagira ingaruka zihuse ku giciro cy'amashanyarazi muri Afurika, by'umwihariko muri Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi ndetse n'u Rwanda. Nubwo hari ingomero z'amazi, ibihugu byinshi biracyakoresha moteri nini, generators, zikoresha mazutu cyangwa se peteroli mu kongera ingufu z'amashanyarazi akoreshwa mu gihugu. Rero iyo ibiciro by'amavuta byazamutse gutya ku masoko mpuzamahanga, ikiguzi cyo gukora amashanyarazi nacyo gihita kizamuka, bigatuma fagitire z'amashanyarazi mu ngo n'ubucuruzi ziba nini cyane kurusha uko byari bisanzwe. Inganda nizo zibasirwa cyane n'iri zamuka ry'igiciro cy'ingufu, kubera ko inganda zitunganya ibiribwa, ibikoresho by'ubwubatsi n'izindi nzego zikoresha amashanyarazi menshi n'imashini zinywa mazutu. Iyo ibiciro by'ibyo bikomoka kuri peteroli byazamutse, ikiguzi cyo gukora igicuruzwa, production cost, gihita kizamuka cyane. Ibi bituma inganda zigabanya umusaruro cyangwa se zigahagarika amashanyarazi amwe n'amwe kugira ngo zitagwa mu gihombo, bigatuma ibicuruzwa biba bike cyane ku isoko ndetse n'ibibonetse bikaboneka bihenze cyane. Iya gatanu nuko hazabaho kugabanuka kw'ishoramari, investment muri Afurika. Iyi ntambara kandi izateza umutekano muke mu bukungu bw'isi yose, maze bigira ingaruka zihuse ku ishoramari muri Afurika. Abashoramari b'abanyamahanga bazatinya gushora imari yabo mu bihugu bifite ubukungu bushobora guhungabanywa n'ibiciro by'amavuta bihindagurika. Ibi bituma imishinga n'ishoramari rishya mu Rwanda n'ibyegereye u Rwanda n'ahandi muri Afurika bidindira, kuko abafite amafaranga yabo bahitamo kuyagumana cyangwa se kuyashora mu bihugu bifite umutekano w'ubukungu uhamye mu gihe cy'intambara. Umutekano muke mu bukungu, economic instability, uri mu bintu bituma habaho izamuka ry'ibiciro bya peteroli, bigatuma abashoramari babona ko ibyago byo guhomba ari byinshi, bagahitamo kubigabanya. Urebye nk'ahani iwacu muri Afurika, umushoramari ushaka kubaka uruganda cyangwa se gutangiza umushinga w'ubwubatsi ahita atinya ko ibiciro by'ibikoresho n'ubwikorezi bizakomeza kuzamuka mu buryo budasubirwaho, bigatuma imishinga imwe n'imwe ihagarara, bigatuma n'inguzanyo zatangwa na banki zigabanywa kubera gutinya ko abashoramari batazashobora kwishyura bitewe n'ihenda ry'ibiciro ryazamutse ku isoko. Iya gatandatu nuko hazabaho guta agaciro k'ifaranga n'ibura ry'amadolari, currency depreciation, kuko iyi ntambara iri hagati ya Iran, Amerika na Israel ituma cyane cyane amadolari, US dollars, ahenda cyane ku masoko mpuzamahanga, kubera ko peteroli n'ibindi bicuruzwa bitumizwa hanze byishyurwa mu madolari. Ibihugu bya Afurika biba bigomba gukoresha amafaranga menshi cyane y'imbere mu gihugu, nk'amafaranga y'u Rwanda, kugira ngo bibone amadolari make yo kugura amavuta. Ibi bituma ifaranga ry'u Rwanda n'ay'ibindi bihugu bya Afurika atagaciro, depreciation, mu buryo bwihuse bitewe n'ibyo bibazo by'intambara. Iyi faranga ryataye agaciro bitewe n'ihungabana ry'amavuta, buri gicuruzwa cyose u Rwanda rutumiza hanze gihita gihenda, niyo cyaba kidakoresha peteroli mu buryo buziguye. Ibikoresho by'ubwubatsi nk'isima n'ibyuma, imiti yo kwa muganga n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa na telefoni byose biratumbagira. Ibi biterwa n'uko abacuruzi babigura mu madolari ahenze cyane kugira ngo barangure, maze nabo bakaza bakabyishyurwa n'umuturage usanzwe mu mafaranga y'u Rwanda yamaze kugabanukaho ku gaciro. Ingaruka ya karindwi nuko hazabaho ihungabana ry'umutekano n'amakimbirane ya politiki hagati mu baturage mu bihugu bimwe na bimwe, kuko iyi ntambara iri hagati ya Iran, Amerika na Israel ntabwo igarukira ku mipaka yabo gusa, ahubwo ishobora guteza imvururu n'ihungabana ry'umutekano muri Afurika. Iyo ibiciro by'ibiribwa na lisansi bitumbagiye mu buryo bukabije, bituma abaturage mu bihugu byinshi bya Afurika barara mu mihanda bigaragambya kubera ubukene bwabugarije. Ibi bituma leta zimwe na zimwe zikoresha imbaraga z'umurengera mu guhosha iyo myigaragambyo, bigateza umutekano muke mu gihugu no guhungabanya demokarasi y'igihugu. Kandi Afurika mu bihugu byabo bifite ubufatanye n'amahanga mu kurwanya iterabwoba n'ubwambuzi. Iyo Amerika n'inshuti zayo nk'ibihugu by'i Burayi biri mu ntambara ya Iran, amafaranga yabo yose ashyirwa muri ibyo bikorwa by'intambara, maze bakagabanya inkunga n'imbaraga bashyiraga mu kubungabunga umutekano muri Afurika, nko mu kurwanya Al-Shabaab cyangwa se imitwe yitwara gisirikare muri Kongo. Ibi bituma imitwe y'iterabwoba ibona icyo cyo kwagura ibikorwa byayo muri Afurika, kuko amaso y'isi yose aba ari kuri Iran, Amerika na Israel gusa. Ndetse iyi ntambara ishobora gucamo ibice ibihugu bya Afurika bitewe n'uruhande igihugu gishyigikiye muri iyi ntambara. Ibihugu bimwe na bimwe bishobora gushyigikira Amerika kubera inyungu z'ubukungu n'inkunga ibahereza, mu gihe ibindi bishobora gushyigikira Iran cyangwa se bakaryomaho bitewe na peteroli na mazuti bagenera. Ibi bituma ubufatanye bw'ibihugu bya Afurika nk'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, African Union, bugabanuka, bigatuma bitumvikana ku bibazo by'akarere kabo, bityo ubumwe bwa Afurika bukadohoka bitewe n'intambara y'ahandi. Intambara ya Iran na Amerika ishobora gutuma inkunga z'ubutabazi zagenerwaga Afurika zigabanywa cyane,
amafaranga yajyaga mu gufasha impunzi mu Rwanda cyangwa se mu gutanga imiti n'ibiribwa mu bice byazahajwe n'intambara muri Afurika ishobora kwimurirwa mu bice by'intambara nshya cyangwa se gushaka intwaro. Ibi bituma ibibazo by'ubutabazi n'imibereho y'impunzi muri Afurika biba bibi kurushaho kuko isi bitakita ku bibazo bya Afurika. Iya munana ariyo ya nyuma nuko hazabaho kuzamuka k'ubukene n'iyongera ry'abatagira akazi, unemployment and poverty rise. Intambara iri hagati ya Iran, Amerika na Israel ishobora gutuma ubukungu bw'isi yose buhungabana, bikagira ingaruka zikomeye ku ishoramari no mu mikorere y'amasoko y'umurimo muri Afurika. Y'ibiciro by'amavuta, ubwikorezi n'umusaruro w'inganda bizamutse, inganda nyinshi zitangira kugabanya umusaruro cyangwa se zikagabanya abakozi kugira ngo zigabanye igihombo. Ibi bituma abantu benshi batakaza akazi, cyane cyane urubyiruko rwari rutegereje amahirwe y'akazi. Abantu benshi binjira mu bukene kuko nta yandi mahitamo baba bafite yo kwinjiza amafaranga ahagije yo kwibeshaho. Ibi bituma imibereho rusange igabanuka, abantu bakabura ubushobozi bwo kwigurira ibiribwa, kwivuza cyangwa se kwishyura uburere bw'abana. Mu Rwanda no mu bindi bihugu bya Afurika aho ubukungu bushingiye cyane ku isoko ry'imirimo, informal sector, ihindagurika ry'ibiciro n'ihenda ry'ingufu bituma ibikorwa byinshi bigenda gake. Ba rwiyemezamirimo bato, small businesses, batangira gufunga imiryango kubera ko ibiciro by'ibikoresho n'ubwikorezi byabaye byinshi cyane ugereranyije n'inyungu babona. Ibi byose bituma habaho kwiyongera k'ubukene, poverty rate, no kugabanuka k'ubushobozi bw'abaturage mu kugura ibikenerwa bya buri munsi. Iyo abantu benshi baguye mu bukene, habaho n'ibindi bibazo bifitanye isano nk'izamuka ry'ubujura, ihohoterwa n'ihungabana ry'imibereho myiza. Mu gihe intambara yakomeza, ingaruka zayo ntizizagarukira ku rwego mpuzamahanga gusa, ahubwo zizakomeza kugera ku rwego rw'umuturage usanzwe, ugasanga ahanganye n'imibereho igoye kurushaho buri munsi. Kandi niba iyi ntambara ikomeje, bizasaba u Rwanda n'ibindi bihugu bya Afurika kwishakamo ibisubizo by'umutekano n'ubukungu bidateza amaso ku nkunga z'amahanga cyane. Gushingira iterambere ku bicuruzwa bitumizwa hanze n'inkunga z'amahanga biba biteje akaga mu gihe cy'intambara nk'iyi. Ibi nibyo bituma ibihugu bya Afurika bigomba kwihutisha gahunda yo kwihaza mu biribwa no mu ngufu kugira ngo bitazajya bihitanwa n'umuyaga w'intambara z'ibihugu bikomeye nka Amerika, Iran ndetse na Israel bikomoka i Burayi cyangwa se ku yindi migabane. Kuko hazaza h'iyi ntambara n'ubukungu, niba iyi ntambara iri hagati ya Iran, Amerika na Israel idahagaze vuba, n'ibiciro bizakomeza kuzamuka mu minsi iri imbere, ubukungu buzakomeza guhungabana. Kandi niba peteroli ikomeje kuba nkeya cyangwa se ihenze kure y'ubushobozi bw'abaturage, bizatuma ibikorwa byinshi by'iterambere bihagarara. Ingaruka z'iyi ntambara ntabwo ziguma muri Aziya gusa, ahubwo zigera mu ngo za Afurika binyuze mu giciro cya lisansi n'izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku isoko. Ese umaze kumva ingaruka zose uko ari 8 ziri guterwa n'abahaza amagara mu kurasana, ndavuga Iran, Amerika ndetse na Israel, utanze igitekerezo cye, gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi. Kandi wakunze ibyo nkora, ibuke gukanda like kandi ntiwibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Mfura Chris. Murakoze, naho utaha.